Abantu benshi bavuze uko bashaka, batekerezaga ko ari imikino, ko ntakunda umugabo nk'uyu, ariko mu by'ukuri njye ntabwo nari ndi mu mikino, nari nkomeje, nari mfite urukundo, naramukundaga rwose, kandi n'ubu ndacyamukunda. Ubukwe bwacu bwabaye bwiza cyane, ntabwo nari ndi mu mikino, nari mfite gahunda yo kumukunda kandi bikomeye. Nta na rimwe nigeze nkinisha urukundo kuva mu buto bwanjye. Ukungana uku nakomeje kungana uku nkiri isugi, sinigeze mbonana n'umugabo n'umwe. Imana yarandemeye amahitamo yanjye ariya yamureba ahangaha. Nakuze ndi umwana w'umukobwa, nkurira muri Afurika, nza kugira amahirwe, nza kuza mu Burayi, ariko mu by'ukuri ibyakurikiyeho nanjye sinari mbizi. Nagiye kubona mbona ngoye mu rukundo mu buryo ntazi. Uyu mugabo nkimubona amarangamutima yanjye yarazamutse rwose, naramukunze bimwe bidafite urugero, ku buryo naryamaga nkamurota. Sinigeze ntekereza undi mugabo mu buzima bwanjye. Uyu mugabo yanje mu nzozi inshuro amagana n'amagana, none dore Imana irabisohoje, abaye uwanjye. Ubu ninjye mutsindiye, ubu mbaye rumwe mu rugingo rwe, ubu mbaye akara ko mu mara ye, mbaye akagufa ko mu magufa ye. Ibyo atashobora ndabimukorera, kandi nzabimukorera igihe cyose. Ubu ndishimye cyane kuko inzozi zanjye zibaye impamo. Ubukwe bwacu rwose bwaranejeje, ubusugi bwanjye narinze sinigeze mbwangiriza. Kugeza uyu munsi rwose ndishimye. Umugabo wanjye yarasezeranye avuga ko haba mu bibi no mu byiza tuzabana rwose, kandi tuzarambana. Nanjye icyo mwijeje ni uko ntazigera murutisha undi, nk'uko kuva mu buto bwanjye ntigeze nkunda undi musore cyangwa ngo ngire undi muhungu w'inshuti yanjye. Numvaga rwose ibyo gushaka ntacyo bimbwiye, ariko nkimubona ibitekerezo byanjye byahise bihinduka, byahindutse akanya nk'ako guhumbya. Numva ubwuzu burandenze cyane. Urukundo rwanjye, ibyishimo byanjye ubu uyu munsi ni uyu mugabo. Iyi ni inkuru y'urukundo itaryarya. Abantu benshi batekereza ko uyu mugore yaje kubera imitungo mfite. Oya rwose, uyu mugore arankunda, kandi nanjye nemera ko umuntu wemera Imana azi Bible principle cyangwa se amahame ya Bibiliya aba azi neza urukundo icyo ari cyo. Urukundo ni ibikorwa, urukundo ni ukuvugisha ukuri. Nanjye ubwanjye narayibonye. Nubwo abantu batekereza ko naje mukurikiye amafaranga, ariko njye siko byari bimeze, kuko urukundo rwanjye nawe rurihariye cyane. Ibyo bikorwa avuga nuko kuri namubwizaga rwose, ndahamya ndashidikanya ko n'Imana ibireba ko ntigeze mubeshya. Njye naramukunze. Hari igihe biba ngombwa ko inshuti, ababyeyi baba baraguhitiyemo uwo muzabana, ariko nyamara wowe uba ufite ayawe mahitamo cyangwa se igeno ryawe Imana yaguhaye. Ari naho mpera nshaka kugira inama ababyeyi. Nurajya ubona umukobwa wawe yakunze, jya ubanza ugenzure neza umenye se uwo musore akunze yizera Imana. Ibyo birahagije gusa. Burya umuntu wizera Imana, umuntu ugira ukuri muri we, umuntu wubaha, biroroha cyane ko wamureka akabana n'uwo ashaka, kuko abazi uko Imana ishaka. Imana yo yaduhaye ubuzima, niyo izi nuko tugomba kubucunga. Ababyeyi akamaro kabo ni ugushishoreza abana babo, bakamenya niba uwo bagiye kurushinga yubaha Imana. Iyo umuntu yubaha Imana biroroha gukurikiza amahame yayo, kuko Imana nta na rimwe yigeze yifuza ko umuntu yaremye abaho ababaye. Nta na rimwe Imana yigeze yemera ko abazashakana bose bazabaho mu buzima bugoye, kandi Imana yemeye ko aba bana bagize umwe. What God has yoked together, no one can separate it. Ibi byose rero tubivuga dushingiye ku byo tubona. Abantu benshi bakunda gushishoza bavuga abandi ngo yashatse uyu, dore umugabo yashatse uyu azamumarira iki. Ariko iyo nyumvo y'abantu ntacyo yamarira abashakanye, ahubwo bo bashakanye nibo bazi impamvu bakundanye. Nk'uko uyu mudamu yabivugaga, reka tugaruke ku babyeyi. Umubyeyi arareba umwana wo kwa kanaka ngo ntiyashyingirana na runaka, yewe ngo ubu bwoko n'ubu ntibwashyingirana. Uyu ni umukikuyu, uyu ni umukarenjini, uyu ni umukamba, uyu ni ubwoko ntacyo buvuze, kuko urabona aba ni impu ebyiri zitandukanye, ariko bari mu rukundo rwose. Kandi ikindi, nta nubwo baremye kimwe. Umwe twavuga ko afite disability,
mu gihe undi we ari muzima. Imana yo rero irareba ikavuga ati uyu muntu ubwo afite disability nzamuremera uwo bazabana kandi uzamufasha akabaho yuzuye. Niyo mpamvu icyo Imana yafatanyirije hamwe ntawe ushobora kugitandukanya. Abantu benshi rero barafite iyo myumvo cyangwa se kwiyumva gutyo, bumva ko utashakana na runaka kubera ko baba ari abakene, utashakana na runaka kubera ko ari ubwoko n'ubu, utashakana na runaka kubera ko batuye aha n'aha. Izo rwose ni intekerezo mbi uba uri guhemukira umwana wawe. Hari igihe ugira gutyo ukamubuza gushakana n'uriya, ejo akazaba ari we muntu ufite akamaro kurenza wa wundi wamuhitiyemo, kuko akenshi byagiye bigaragara ababyeyi bagiye bafatira abana babo imyanzuro byagiye birangira nabi, abana bagasenya ingo zabo bakagaruka mu ngo. Ibi rero turabivuga dushingiye ku ki? Turabivuga dushingiye kuko urukundo nyarwo ntabwo rugera kwirarira, kandi urukundo nyarwo rurihangana. Urukundo nyarwo ni ibikorwa. Ese wowe waba wizera ijambo ry'Imana? Nimusome mu Migani igice cyaho cya 13 umurongo waho wa 20. Ibyo muri busangemo birakwereka ko neza abantu baba bari iruhande rwawe iyo babaye babi nawe uba mubi, kandi iyo babaye beza nawe uba mwiza. Niyo mpamvu rero tugushishikariza wowe kuba iruhande rw'abantu beza, kuba iruhande rw'uruhande rwakugirira akamaro. Hari igihe ugira gutyo ukisanga mu kigare cy'abantu banywa inzoga, banywa amatabi. Hari igihe ugira gutyo ukisanga mu kigare cy'abantu b'abasambanyi, b'abajura. Hari igihe ugira gutyo ukisanga mu kigare cy'abantu badatekereza namba any quality of God, badatekereza ko n'Imana ibaho. Icyo gihe abo bantu icyo bagukorera muri wowe nawe urabyumva, nta kindi ni ukurimbura ubugingo bwawe. Kandi Imana yaremye ubugingo, yaturemye itifuza ko tubabara. Uretse icyaha cyaje kubaho aricyo cyazanye ibi byose, ariko Imana mu mugambi wayo ntabwo ari ifite ko abantu bababara. Niyo mpamvu rero kuri iyi couple y'urukundo rw'aba bantu, nanjye nashatse gufata uyu mwanya kugira ngo nganire cyangwa se ngire ubutumwa ngenera abantu bareba iyi nkuru. Wijajinga umuntu kubera umuntu yahisemo kubana nawe. Wijajinga umuntu kubera cyangwa se wicira umuntu urubanza kubera wamahitamo yamuhitiyemo, kuko Imana icyo yateranyirije hamwe cyangwa yateranyirije hamwe ntihakagire ugitanya rwose, kuko icyo gihe kiba cyamaze kuba kera. Rero niyo mpamvu kubijyaho ukavuga, ugasanga umuntu aricaye ari kuvuga kwa runaka ati kariya kagabo se yashatse kazamumarira iki? Tumaze igihe tubona ko ibintu byose bishoboka. Hari umuhungu bita Kagarara waho mu Rwanda, nta na rimwe yigeze yurira indege mu buzima bwe, ariko ibihugu azengurutse mu gihe kingana n'icyumweru kimwe cyangwa se n'ukwezi kumwe, ndahamya ko wowe muzima utarabizenguruka. Kandi kugeza iyi saha hari abakobwa benshi batangiye kumurwarira amuru, batigeze bamurwarira mbere atarurira iyo ndege, kubera ko yabonye Ashton Hall yamuhaye imodoka akamuha n'igishoro. Uwo mukobwa arifuza kujyayo abirye. Urwo ntabwo ari urukundo, urwo ntabwo ari urukundo, ahubwo ibyo ni ugukurikira ibintu. Urukundo nyarwo ni urukundo ukunda umuntu uko yaba ameze kose, yaba yinyarira, yaba agenda yicaye, yaba yiciraguraho. Urwo rukundo ibyo bintu ukabireba ukumva urabimukundiye gusa. Ariko mu gihe ukunda umuntu wamaze gutera imibare, wamaze kuvuga ati mu mezi 5 ibi bintu nzaba namaze kubishyikira, urwo ntabwo ari urukundo rwose. Nongere ngaruke ku bantu bashakanye. Abagore benshi bashakana n'abagabo atari uko ari urukundo, ahubwo hari ibintu babakurikiyeho. Bashakana n'abagabo hari ibintu babakurikiyeho. Hari igihe ugira gutyo ukumva ngo umugabo yapfuye runaka, kandi abagabo namwe mujye muba serious, mumenye ngo niba bashakanye n'umuntu ujye umenya uwo ari we, kandi umenye n'icyo yagukundiye. Ugasanga ushakanye n'umugore utangiye kuba umusinzi, uko utashye wasinze uratashye uramubangamiye, uramututse, ugize gute. Uko ubikora kenshi niko umubikamo umutima mubi cyane, aho bizagera nawe akaba mubi koko nk'uko wamugize mubi. Agufitiye ubuzima mu biganza byiwe, afite ubuzima bwawe mu biganza byiwe. Ntuzatekereze ko ibyo uri kumukora nawe atabigukora, kandi afite ubwo bubasha bwo kubikora rwose. Igihe cyose uzi kuri kubabaza umugore wawe, ujye umenya kuri kwibabaza. Igihe cyose uzaba uri kurakaza umugore wawe, jya umenya kuri kugana mu rupfu, kuko izo nzoga uri gutahana wasinze hari igihe azagushyiriramo supaguru. Nijoro waryama ukabyuka usanga bapfuye, ukabyuka usanga byarangiye.
bakabishinja abo mwasangiraga nijoro, kandi uwarangije diru murarana mu buriri mwirirwana. Rero impamvu mbuze ibi nkabyongera muri iyi nkuru y'urukundo rw'aba bantu, aba rwose ni urukundo rwa nyarwo. Ngira ngo abagabo bose bigane, ngira ngo abantu bose babe inspired, babe nyine bagira icyo bungukira kuri iyi nkuru, ntibayirebe gusa byo kwishimisha, ahubwo bamenye impamvu umuntu aba umugore wundi. Igihe cyose wemeye kuvuga ngo ndagukunda, jya ukunda kandi udashyizemo uburyarya. Igihe cyose wemeye kuvuga ngo ndashaka kubana nawe, jya ubifata bibe committed kuri wowe, ubisezeranye ko ariko bigomba kugenda, kuko nutabikora uko bizarangira nabi cyane rwose. Urugo rwanyu ruzasenyuka nabi. Njye n'umugore wanjye ndizera ko dukundana, ndizera ko nta buryarya yashyizemo, kuko nanjye ubwanjye narabyiboneye n'amaso yanjye, naramugenzuye rwose. Nanjye kugira mbyizere byamfashe igihe, ntabwo nabyumvishe ku kanya, kuko abantu benshi bakunda kuvuga ati bariya abantu bavuye muri Afurika baba bashaka kurya imitungo y'abazungu, ariko siko byagenze kuri uyu, kuko nawe ubwe yari yifitiye akazi ke kandi keza, byabaye ngombwa ko akareka kugira ngo azanyiteho, kuko yabonye nkeneye urugingo runsimbura, ngomba kubaho nuzuye nk'uko Imana yabivuze. Imana yari yabinsezeranyije, Imana yansezeranyije ko nzabaho nuzuye, kandi koko nanjye ndabibonye. Ubu nduzuye rwose, ubu mfite rumwe mu ngingo naburaga, ubu ngubu nduzuye rwose. Icyo Imana yafatanyirije hamwe, ubu rwose nanjye ndashidikanya ko ntawagitanya. Nahoraga mbitekerezaho nkavuga ati ariko Imana irabeshya, ariko ubu ngubu nanjye nabyiboneye. Ngewe icyo nabwira abantu ni uko batakwiye gucira imanza abantu, kuko rimwe na rimwe hari igihe biba abantu bakavuga kandi ntitwababuza kuvuga. Reka bavuge, ariko nawe umenye wowe uri we. Ibintu abantu bavuga ntibizaguhindure ngo bityo utari cyo. Ugomba kuba uri we kugira ngo icyo Imana yasezeranye nawe gisohore, kuko hari igihe uva mu mwanya reka ugasanga hari undi muntu Imana yawuteretsemo, ariko mu gihe ugumye mu mwanya wawe rwose uzahakura umugisha. Kandi ndizera ndashidikanya ko nanjye ubu numva nezerewe. Ubu mfite umugabo w'umwera kandi njye ndi umwirabura, mbega ibintu binshimishije. Kandi ntimugire ngo nuyibanterese gusa, nangaga abagabo benshi bigenza, bafite amamodoka, bafite amazu yabo, ariko igeno ryanjye ndaribonye ni iri ngiri. Urukundo rwanjye ni ukuri n'uyu nari nararubikiye. Ngenda byizera ndashidikanya ko Imana rwose, Imana ntacyo nayigereranya nayo, kuko Imana yo yavuze ngo yaguhaye ubuzima, niyo mpano ikomeye kurusha ibindi byose. Wari uzi ko Imana ishobora kuguha ubuzima ariko ikakwima ibyishimo? Ariko byose biterwa n'ukuntu wabyitwayemo. Igihe cyose ugiye gufata umwanzuro, jya ubanza usenge kugira ngo Imana igufashe mu mwanzuro ugiye gukora. Njye rwose narabanje ndasenga rwose, Imana imunyereka mu nzozi, kandi koko turahura ukari, nanjye ndabimukundira. Urabona uko umaze kungana uku. Ntabwo mvuga ngo nashatse kubera ko ndi kwiruka cyane, ahubwo nabikoze kubera ko nagombaga kubikora. Urukundo rwanjye kugira ngo nanjye mbe umuntu, ngire umuryango, nororoke kuko Imana ibidusezeranya. Nanjye rero sinshidikanya ko nzamubera umugore mwiza cyane rwose, nzamubera umugore mwiza cyane, kandi nzaba umugore mwiza kuri iyi si. Ibaze ko twabyiyemeje tugategura n'umunsi w'ubukwe. Njye ndabyibuka cyane ko byabaye kuri 28 z'ukwa mbere 2018, niho twateguye ibirori byacu kugeza aho dukora ubukwe, turasezerana, dukora mariage, turishima. Ni ukuri ubukwe bwacu bwari bwiza cyane. Ibaze ko n'abantu bo muri Afurika, ababyeyi banjye baje kwitabira ubukwe bwanjye. Bahoraga bambaza kuki udashaka, nkababwira ati mwihangane, ntabwo Imana iranyohereza uwanjye. None uwanjye nguyu, uw'Imana yandemeye, uw'Imana yampaye. Igihe kiragera inkweto ikabona iyayo. Ntabwo nari ndi umukobwa mubi rwose wo kuba nabura umuntu wantereta. Yewe abantu banterese ni benshi twakoranaga, yaba aho nakoraga muri Afurika, yaba aho nakoraga hano mba ubu ngubu, ni benshi cyane bagiye banzana mu rukundo, ariko njye numvaga bitandimo, numvaga igihe cyanjye kitaragera. Ariko nkibona uyu rwose, nkimubona
igihe cyanjye cyahise kigera numva ko nta wundi ukwiye kuba mu bugingo bwanjye. Iyo mubonye numva nezerewe, numva ngize amarangamutima menshi, numva ubushagarira bunzamuka umubiri wose. Uru ni rwo rukundo. Sinigeze ngira urukundo kuva nabaho, ariko uyu yanyeretse ko urukundo rubaho. Mba numva mukunda, igihe kinini mba numva nakicara ngahora mureba. Ariko ababyeyi banjye barambwiye ngo nubwo twakoze ubukwe ndabahamagara bazi n'ahangaha, ariko barambwiye ati ariko uyu mugabo uri kubona azakumarira iki? Ntago nabaveba cyangwa mbahakanye. Njyewe nzi icyo namukundiye ko yubaha Imana, azi icyo Imana ishaka, azi ko ubu buzima turimo atari ubwacu ngo twigenge, azi ko ubu buzima turimo buzashira, azi ko nta kwikunda umuntu agomba kugira. Iki ni cyo namukundiye. Agomba kwitiritinga nk'uko nanjye yantiritinga. Byaranshimishije cyane, nanjye maze kumenya ko nkunda bingana gutya, kuko ntiyatinya no kumbwira ibyo ababyeyi bamubwiye. Ababyeyi be bamubwiye, ariko nanjye sinabibangiye rwose, sinabacira urubanza, kuko nanjye mfite umwana nkabona ashakanye n'umuntu umeze gutya, nanjye nabyibazaho. Ariko kubera ko mfite principle ngendera ku mahame ya Bibiliya, ntago nabitindaho cyane. Navuga ati ubwo wenda n'iryo geno ry'Imana yamuhaye, navuga ati wenda ni amahitamo Imana ishatse ko agenda gutyo, nk'uko nanjye nyine bimbayeho. Ubu nanjye rwose sinarenganya ababyeyi, kuko ibyiyumviro bafite cyangwa bari bafite rwose nanjye nari kubigira. Ariko nyuma yaho nari gusaba imbabazi iyo nza kuba ababyeyi b'uyu. Ariko ibyo ababyeyi biwe bamvuzeho ntabwo byatuma ngirana ibibazo n'umugore wanjye, kuko ibyo byose uyu nta ruhara bifitemo, ahubwo ari ukuntu Satani ishaka kublokinga. Wibaze ko kuva ababyeyi be bagenda ntibongeye no kugaruka banamusure, gusa turavugana, njye nkomeza kubereka urukundo, mpora mfungura imiryango kugira ngo wenda igihe nikigera bazagaruke. Nanjye mpora mbategereje, kuko mbabara nk'umuryango, mbabara nka rumwe mu ngingo mfite mu mubiri wanjye cyangwa mu buzima bwanjye, kugira ngo nkomeze mbeho. Rero njye icyo navuga, ntabwo nashinja umuntu ngo ntukunde uriya, ntukore iki, ahubwo icyo nakora navuga ati ubwo niko Imana yabishatse, reka babane. Ariko nanjye icyo nabanza kugenzura cya mbere ni ukumenya ko uwo muntu ugiye kubana n'umwana wanjye agendera ku mahame ya Bibiliya. Nemera ndashidikanya ko umugabo uyoborwa na Bibiliya hari byinshi atakora. Ntago yaca inyuma umugore we, ntiyajya mu biyobyabwenge ngo agenda ajye mu mabetingi, ajye mu bushukanyi, ajye mu bikorwa by'urugomo, ajye mu bintu by'imyigaragambyo, ajye mu biki. Umuntu ugendera ku mahame ya Bibiliya azi ko Imana ariyo yonyine izakemura ibibazo biri ku isi.